kandi nanjye ngomba kumufasha, tuba twabiganiriye. uyu mwana iki kibazo kimaranye igihe kingana iki? Ibyo byabaye ryari? Byabaye muri korona, afite imyaka 2. Yego, uba afite ingahe? 5 n'igice. Afite 5 n'igice. Ubwo ikibazo kimaranye imyaka 3 n'igice. Ihangane kandi shyira umutima hamwe, komeza utuze. Ndabizi neza ko abanyarwanda nk'uko batojwe cyangwa se nk'uko bagira umutima w'urukundo, abazabasha kureba iyi video cyangwa se abazabasha gukurikirana uko uyu mwana ameze, ndabizi ko bazagenda bagira icyo bakora cyangwa se bagira n'icyo bagufasha. Gusa buri umwe wese uzagira icyo yabona yashobora kuri uyu mwana azagikore n'umutima w'urukundo, kuko uyu mupapa aragowe kandi arababaje. Uyu mwana we ni umwana muto cyane, ariko kumubona ushobora kujyana umwana wakuze afite imyaka 30, yashizemo ukuboko kwe murakubona, mu maso he murahabona. Mbega ni ibintu ngewe byananiye kubyakira cyangwa se kubireba. Namwe murimo gukurikira iyi video murabyibonera byose uko bimeze. Papa, turagira ngo tubwire aho bacisha inkunga cyangwa se baje kubasuhuza abakunzi b'Ishyaka Media. Gitondo nk'iki ngiki twongeye kubasabira umugisha kubw'inkunga yanyu mukomeje kuduha. Turabasuhuje abari Iburasirazuba, Iburengera bwaryo, Amajyaruguru, Amajyepfo, impande z'isi zitandukanye. Mwese turababwiye ngo turabakunda. Dukomeje kubashimira inkunga yanyu mukomeje kuduha, mukomeje kudukurikirana, mukomeje kudukorera ibisabwa byose. Natwe ibyo twabijeje ntituzabatenguha, dukomeje kubagerera hirya no hino kugira ngo turebe uko bigiye bimeze. Kuri kamera za Ishyaka Media ndi kumwe n'umupapa mbona ukuze, niwe tugiye kuganira, hari icyo agiye kubwira abantu bakurikiye Ishyaka Media. Papa, ndakwakiriye kuri kamera za Ishyaka Media. Murakoze. Ugiye kwibwira abantu badukurikiye amazina naho uhereye. Murakoze. Nitwa Bagirubwira Venuste, nkabandika amashashi muri Kanombe. Nkaba mfite icyifuzo n'ishyaka n'ubutwari bwo kugira ngo bavugishe. Yewe mureba kuba nageze i Kanombe, mfite umwana urwaye kandi umwana muramujyana mu bitaro, umwana yanze gukira, nicyo gihora kinjyana mu bitaro. Kanombe nagezeyo na CHK no muri Kibungo ndahavuriza. Murakoze. Hagize nk'icyo nk'abanyarwanda mwagira icyo mwadukorera twabashimira. Yes, Bagirubwira turi kumwe hano kuri kamera za Ishyaka Media. Atubwiye yuko nubwo ari Kanombe ntago ari hatuye, ahubwo ahari mu buryo bwo kuvuza umwana we. Se Bagirubwira, undi mu rugo bwite cyangwa se aho uturuka yaba ari hehe, kugira ngo abakurikiye Ishyaka Media bamenye n'uwashaka kugusura aho uba abe yamenya aho agusanga? Iwacu ni muri Ngoma, mu karere ka Ngoma, umurenge ni Rurenge, akagari ni Rujambara, umudugudu ni Kabeza. Yes, aha ni ahantu aturuka cyangwa se atuye. Ubu ngubu namusanze ari hano i Kanombe, yaje kuvuza umwana ufite ikibazo. Abantu bakurikiye Ishyaka Media amatsiko yo ntimuyagire, kuko n'umwana nabashije kumubona turi kumwe, ariko ni ibintu bigoye cyane kuko nanjye nabuze icyo mvuga ndi imbere ya kamera za Ishyaka Media. Nababaye, nabuze uko nanjye mbifata. Ni ibintu bigoye kubyakira. Papa,
watwereka umwana urimo kuvuza kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumubona babone uko ameze? namubereka nta kibazo. harya ngo ikibazo afite ni ikihe? afite ikibazo cya sonde n'umunwa, yahuye n'ikibazo baramuroga bamuha eside. umwana naravuje ntako nagize, umuntu yaraje abasuka eside arangije abihakana yivuye inyuma, ariko Uwiteka niwe ubizi byose, kuko nta kindi umuntu yakongeraho uretse gukurikirana umwana nkamuvuza. nta kindi, umwana yarangiritse, niyo anyweye amata arayagarura, nta kintu ashyira mu nda ngo kigende. ubu tuvugana sonde yabaye ntoya, sinakimugaburiramo, ubundi nashyiragamo igikoma kikagenda, ariko nsigaye muhera mu kanwa kubera kubura uko ngira. yego, uratubwiye ngo ni umuntu wamuroze cyangwa se wamuhaye aside. ese niwe wenyine yaba yarayihaye cyangwa namwe mu rugo nk'umuryango wose byabagezeho? oya, twebwe ntabwo byatugezeho. yabasanze ari abana 6 mu rugo, akuramo abana 2 batoya. uyu wanjye yari afite 2, undi sinzi iyo yari afite. noneho arabaha, akuramo 2 bato arabaha. birangije umwana wundi arapfa, yaguye i Kanombe. uyu wanjye amera gutya. ya papa, mwihangane kandi mukomeze kwihangana. none umwana ufite ikibazo wamwita? Niyomugisha Yvette. Niyomugisha Yvette. turifuza ko wamutwereka kuri kamera za Ishyaka Media tukareba n'ikibazo afite. ndamubereka. bakunzi bakurikiye, dukomeje kubereka uyu mwana uko ameze cyangwa se ikibazo yahuye nacyo. mwe dukurikiye mukomeze guhanga amaso kamera za Ishyaka Media. turabizi ko mudukurikiye muri benshi kandi turabakunda, namwe mukomeze kudukurikirana, tuzakomeza kubagererayo hirya no hino. papa, ndabona umwana umunwa we ufite ikibazo, arya ate? ntabwo arya, atunzwe no kunywa byonyine. aranywa gusa, nta kintu cyo kurya ajya abasha gufata? reka kunywa bwo se anywera hehe? ubigenza ute kugira ngo icyo kunywa kibashe kugera mu nda? dushyira muri sonde, ariko mu gihe sonde batarayibonera umuti no gushyiramo indi ibishinzwe, tumuhera mu kanwa. ubu yambaye sonde tuvugana, niyo anyweramo iyo mu kanwa byanze. watwereka iyo sonde kugira ngo abakurikiye kamera za Ishyaka Media barebe akaga wahuye nako ugatejwe n'umuntu. bakunzi mudukurikiye, muduhanze amaso kuri kamera za Ishyaka Media, dukomeje kubereka kandi dukomeje kubabwira agahinda n'umubabaro uyu mupapa afite. nawe ubwawe ubashije kureba cyangwa se ubashije kubona uyu mwana ukuntu ameze, n'ibintu bigoye kandi biruhishe. njyewe nabuze icyo navuga, gusa ayo mvuga ni makeya kuko andi yose murayibonera. umwana yambaye sonde ariyo anyweramo, kurya byo ntago arya, atunzwe no kunywa gusa, nk'uko uyu mubyeyi we arimo kubitubwira. hano yambariye sonde hari igisebo kinini cyane, n'ibyo anyweye ndabona bimwe bigenda bigaruka bica ku mpande zitandukanye. mukomeze kudukurikirana kandi mukomeze guhanga amaso kamera za Ishyaka Media. uyu mupapa arababaje, uyu mupapa aragoyewe, uyu mupapa yarirukanse,
mu bitaro bitandukanye. Mwumvishe ko yatubwiye ko yagiye za CHK, yagiye za Kanombe, yagiye ku bitaro by'iwabo i Kibungo. Ubu tuvugana njye ndimo kumuvugisha namubonye avuye ku bitaro bya Kanombe, abasha kumpa umwanya turaganira. Uyu mupapa rero ni umupapa ukuze kandi ni umupapa ufite urugendo rukomeye cyane, ufite umubabaro. Ese papa, muri uru rugendo rwo kubugendana uyu mwana cyangwa se umuvuza aho hantu hatandukanye, ubushobozi bwo kumuvuza cyangwa se kumukurikirana ububona ute? Iyo abantu bangiriye impuhwe nibo bamfasha, ariko bigaragara ko abaturage bo basa nk'abananiwe. Nabaga mu cyiciro cya mbere, none nsigaye nirihirira. Ubwo birangora cyane, birangora. Urumva ko ntabonye umuturage ugira icyama, umwana yaguma mu rugo akaba yaborera mu rugo. Umupapa arababaje, akeneye ubufasha, akeneye abamwitaho mu kumufasha muri izi ngendo, mu kumufasha muri uku kuvuza uyu muziranenge w'umwana. Uyu mwana arababaje cyane, umwana ateye agahinda, uyu mwana ateye umubabaro. Inkunga yanyu irakenewe, yaba ubutunzi, yaba amasengesho ku bantu badukurikiranye. Nuba amarira ni menshi, arababara, araribwa n'iyi sonde, gisebe cyo cyaraboze. Marira n'agahinda, umubabaro mwinshi. Jewe ndi imbere ya kamera za Ishyaka Media, kwihangana ndumva byananiye bitewe n'agahinda uyu mwana ateye. Papa, wasaba iki abantu bakurikiye kamera za Ishyaka Media kugira ngo babashe kugufasha icyo bashobora? Mba numva abafite umutima w'urukundo bamfasha, kuko birangoye cyane. No mu rugo biba byanga kubona ibyo kubagaburira, birangora kubera guhora ngenda. Birakugora kubera guhora ugenda, amatike n'ibyo umushyiraho byose. Ukaba usaba inkunga kugira ngo uwayagira icyo agufasha cyangwa se uwagira icyo yakurusha akaba yaguha ukacyifashisha. None mu rugo ho bimeze bite mu kintu kigendanye no gutunga umuryango nyuma y'uwo gukurikirana uyu mwana, byo biba bihagaze bite? Mu rugo biba ari ikibazo, ari n'igihe baburara. Iyo ntabashije kwiruka, nk'ubu mba nagiye mu bitaro, hari igihe baburara bikabacanga, usanga abana bararirana. Murimo murabibona, uyu mwana we yabashije kurokoka. Uwo babahanye ibi bintu yarapfuye, we yamaze kwitaba Imana. Uyu nguyu waracyariho, papa waracyamuvuza hirya no hino hatandukanye, aracyamujyana mu bitaro bitandukanye. Ariko bakunzi mukurikiye kamera za Ishyaka Media, ni ibintu bigoye kandi biruhije, ni ibintu bibabaje kuko kubibona biteye agahinda. Uyu mwana arababaje, ariko nk'uko umutima w'urukundo cyangwa se nk'impuhwe tugira twese nk'abantu, uyu mupapa tumufashe kandi tumube hafi muri byose, kuko ni Imana izagororera uwagira icyo akora, kuko ateye agahinda. Papa, ndagira ngo nkubaze, ese uyu mwana ko ari wowe umugendana hirya no hino hatandukanye, yaba afite mama we? Nyina arahari, ariko mba namuruhuye. Nawe yamwirutseho cyane mu gihe cyo gufatwa, niwe wamubagaho, amubaho hafi umwaka wose. Ubwo rero biba ngombwa ko mufasha, kuko ni umufasha wanjye kandi nanjye ngomba kumufasha. Tuba twabiganiriye. Uyu mwana iki kibazo akimaranye igihe kingana iki? Ibyo byabaye ryari? Byabaye muri corona, afite imyaka 2. Yego, uba afite ingahe? 5.
n'igice. afite 5 n'igice, ubwo ikibazo akimaranye imyaka 3 n'igice. Ihangane kandi shyira umutima hamwe, komeza utuze. Ndabizi neza ko abanyarwanda nk'uko batojwe cyangwa se nk'uko bagira umutima w'urukundo, abazabasha kureba iyi video cyangwa se abazabasha gukurikirana uko uyu mwana ameze, ndabizi ko bazagenda bagira icyo bakora cyangwa se bagira n'icyo bagufasha. Gusa buri umwe wese uzagira icyo yabona yashobora kuri uyu mwana azagikore n'umutima w'urukundo, kuko uyu mupapa aragowe kandi arababaje. Uyu mwana we ni umwana muto cyane, ariko kumubona ushobora kujyana umwana wakuze afite imyaka 30, yashizemo ukuboko kwe murakubona, mu maso he murahabona. Mbega ni ibintu ngewe byananiye kubyakira cyangwa se kubireba. Namwe murimo gukurikira iyi video murabyibonera byose uko bimeze. Papa, turagira ngo tubwire aho bacisha inkunga cyangwa se bacisha icyagufasha mu kuvuza uyu mwana wagira uwo mutima. 078 2 2 0 4 9 Iyo ni nomero iri kuri mobile money ikubaruyeho. Yego. Yego, wayidusubiriramo warangiza ukatubwira n'amazina ibaruyeho. 078 2 0 4 9 bagira ubwira Venusiti. Yes, iyi ni inomero ya bagira ubwira Venus, ariwe papa w'uyu mwana Yvette ufite ikibazo cyo kuba yarahemukiwe n'abagome bakamusuka acide. Abadukurikiranye dutangira mwumvishe ko bari abana babiri, umwe yabashije kwitaba Imana, uyu nguyu wasanga yarasigaye kugira ngo mumukorereho umugisha cyangwa se Imana igire uwo imuhemberaho bitewe nuko ameze cyangwa se bitewe nuko mubibona. Ndibaza kandi ndahamya nashidikanya ko uwagira umutima w'urukundo Imana itabura kumugororera cyangwa ngo imugirire neza, afashije uyu mwana kandi afashije na papa we ndetse n'umuryango muri rusange. Papa, turagushimiye cyane ko wemeye kuganiriza umunyamakuru wa Ishyaka Media kandi ukemera kuduha amakuru yose ashoboka. Natwe tuzagufasha gutambutsa iyi video kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bazayikurikira bazagire icyo bagufasha. Murakoze, ndabashimiye. Ngaho gira ijambo rimwe gusa wabwira abantu ubasezeraho kugira ngo nabo bumve imva mutima yawe. Reka mbasezere kandi uzagira umutima w'urukundo wo kuba yafasha uyu mwana, Uwiteka Imana yazamuha umugisha, kandi ibye byose Imana yazabirinda, kandi tujya twizera Imana ko ishobora byose. Kandi nanjye nazabasengera kuko ndi umukristo, kandi umukristo wemerwa n'Imana. Imana ibaha umugisha, ndabashimira. Kandi nanjye ngomba kumufasha, tuba twabiganiriye. Uyu mwana iki kibazo kimaranye igihe kingana iki? Ibyo byabaye ryari? Byabaye muri corona, afite imyaka 2. Yego, uba afite ingahe? 5 n'igice. Afite 5 n'igice, ubwo ikibazo kimaranye imyaka 3 n'igice. Ihangane kandi shyira umutima hamwe, komeza utuze. Ndabizi neza ko abanyarwanda nk'uko batojwe cyangwa se nk'uko bagira umutima w'urukundo, abazabasha kureba iyi video cyangwa se abazabasha gukurikirana uko uyu mwana ameze, ndabizi ko bazagenda bagira icyo bakora cyangwa se bagira n'icyo bagufasha. Gusa buri umwe wese uzagira icyo
yabona yashobora kuri uyu mwana azagikore n'umutima w'urukundo, kuko uyu mupapa aragowe kandi arababaje. Uyu mwana we ni umwana muto cyane, ariko kumubona ushobora kujyana umwana wakuze afite imyaka 30, yashizemo ukuboko kwe murakubona, mu maso he murahabona. Mbega ni ibintu ngewe byananiye kubyakira cyangwa se kubireba. Namwe murimo gukurikira iyi video murabyibonera byose uko bimeze. Papa, turagira ngo tubwire aho bacisha inkunga cyangwa se bacisha icyagufasha mu kuvuza uyu mwana wagira uwo mutima. 078 2 2 0 4 9 Iyo ni nomero iri kuri mobile money ikubaruyeho. Yego. Yego, wayidusubiriramo warangiza ukatubwira n'amazina ibaruyeho. 078 2 0 4 9 bagira ubwira Venusiti. Yes, iyi ni inomero ya bagira ubwira Venus, ariwe papa w'uyu mwana Yvette ufite ikibazo cyo kuba yarahemukiwe n'abagome bakamusuka acide. Abadukurikiranye dutangira mwumvishe ko bari abana babiri, umwe yabashije kwitaba Imana, uyu nguyu wasanga yarasigaye kugira ngo mumukorereho umugisha cyangwa se Imana igire uwo imuhemberaho bitewe nuko ameze cyangwa se bitewe nuko mubibona. Ndibaza kandi ndahamya nashidikanya ko uwagira umutima w'urukundo Imana itabura kumugororera cyangwa ngo imugirire neza, afashije uyu mwana kandi afashije na papa we ndetse n'umuryango muri rusange. Papa, turagushimiye cyane ko wemeye kuganiriza umunyamakuru wa Ishyaka Media kandi ukemera kuduha amakuru yose ashoboka. Natwe tuzagufasha gutambutsa iyi video kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bazayikurikira bazagire icyo bagufasha. Murakoze, ndabashimiye. Ngaho gira ijambo rimwe gusa wabwira abantu ubasezeraho kugira ngo nabo bumve imva mutima yawe. Reka mbasezere, kandi uzagira umutima w'urukundo wo kuba yafasha uyu mwana, Uwiteka Imana yazamuha umugisha, kandi ibye byose Imana yazabirinda, kandi tujya twizera Imana ko ishobora byose. Kandi nanjye nazabasengera kuko ndi umukristo, kandi umukristo wemerwa n'Imana. Imana ibaha umugisha, ndabashimira.